Njyewe cyo numva perezida wa federasiyo azi ko afite abakinnyi badahamagarwa kubera ko hari amafaranga bishyuzwa. Karenze nk'ubwije ukuri ku makuru mfite perezida wa federasiyo nta kintu na kimwe atazi cyerekeye umutoza Adera Murusha, nta kintu na kimwe atazi kuri verisiyo y'abakinnyi badahamagarwa n'impamvu badahamagarwa. Perezida Fabrice n'abo bayoborana iki kibazo barakiza, ariko kuko ari ikibazo cya zandani cy'umupira, iki kibazo kizakemuka ari uko bafite impamvu igaragara yo gutandukana na Adera Murusha uko yararahiye. Nibabona impamvu yo gutandukana nawe wenda hari ikitagenze neza kiri mu masezerano, icyo kibazo cyo kugira abakinnyi be n'abatemera kubera biturutse kuri third party kizakemuka ari uko Adera Murusha atakiri muri ekipe y'igihugu, kuko n'ahandi hose yanyuze bivugwa ko ibyo bintu byabagaho. Ntabwo kizakemuka Laurent, kubera ko Adera Murusha aramutse agiye wa wundi akongera akagira uruhare mu kuzana umutoza w'ikipe y'igihugu. Icyo rero aho bizakemukira uwazanye Adera Murusha, kubera ko perezida wa federasiyo abizi ntabwo azongera kugira uruhare mu kuzana umutoza w'ikipe y'igihugu mu gihe iyi federasiyo iyoboye, kuko yaje ikibazo ikiza bazamukumira, ntabwo azongera kugira akaboko mu kuzana umutoza w'ikipe y'igihugu. Abana b'Abanyarwanda bazagira amahirwe angana mu gukinira ikipe y'igihugu Amavubi. Adera Murusha mu bantu babiri bamuzanye muri bamufashije kugera kubona aka kazi harimo Kamarade ufunzwe, ariko n'undi munyamupira uba mu agency uba mu bijyanye n'ubukomisiyoneri bw'abakinnyi. Uwamuzanye muri ekipe y'igihugu wafashije Kamarade, wafatanyije na Kamarade kumuzana, ngo ni nawe wafashije Christian Narage kujya muri Police FC. Urumva mugende muzo dots, ubu ni umuceri, ubu ni umuceri. Uwafashije Adera Murusha kuza mu Mavubi ni nawe wafashije Christian Narage kujya muri polisi binyuze kuri Ben Musa ubwo mutoza. Urumva wakoranye na Ben Musa, mva ngo uwazanye Ben Musa muri APR muri Nadiri akazana Ben Musa, uwazanye Ben Musa muri APR kuva muri APR mu gihe cya Diri, niwe wazanye Ben Musa muri polisi, niwe wazanye Adera Murusha muri ekipe y'igihugu, ni nawe wajyanye Christian Narage muri Police FC. Aba basore rero nubwo ngo nta agreement yo kugira icyo bishyura yari hari bajya muri polisi mu kwishyura ubukomisiyoneri n'ibindi, kuko ni ikipe yo mu Rwanda byarashoboka ko ngo banabyifasha. Christian ko yagiye kera muri polisi ntabwo byabereye rimwe, ariko igihe cyose byabereye uwafashe si ngombwa uwafashije umwe n'uwo wafashije undi, si ngombwa ko baragiriyemo rimwe. Nibyo, ariko ibyo bintu byabaye mu bumfunyungu ku buryo ntabwo ari ya agence ngo yagushakiye ikipe ngo ugomba kuyenda percentage yenda 30% bya fi wishyuwe. Ni kinyamupira nyine arakuvuganiye yagomba kujya muri Reyo, tadajya no kumureba, yagomba kujya muri Reyo. Uwo muntu wamujyanye muri polisi rero ngo yanakomanze muri APR aravuga ngo Rage agiye kujya muri Reyo, ariko ndimo kumufasha kujya muri polisi kuko ntago byaba byiza agiye muri Reyo mu mukeba. Ibyo bintu rwose byarabaye ngo byarabaye. Ubwo bivuze ko uwo muntu nubwo uri mu mutsinda babarira Karemba barira none se nuvuze umukeba ngira gato nka Karinda Uruguma urimo okay garukiraho basi uri kodinga abijyane bitagize icyaha araza kubijyana biramucanga abakeba ni benshi bo. Rero nubwo nta agreement yanditse yari hari ko hari icyo bagomba kwishyura bageze muri polisi bamaze guhabwa signing on fee, aba bakinnyi ngo bagombaga gukanda akanyenyeri bagahemba umuntu wabafashe iyo diru buri wese ku giti cye yo kujya muri polisi, bagashimira uwabafashije. Bamaze kujya muri polisi rero barabyimba n'ubundi ati njyewe nitwa Byiringiro, ni ingeso y'abakinnyi bose, njyewe nitwa Byiringiro Rero siporo yanyifuzaga. Ubu polisi ni ikipe y'igitangaza ko mvuye i Burayi, ni ikipe ntakwikoreramo diru bidasabye ababroka. Mvuye muri Suède Christian, njyewe urwego ndiho
umuntu wo gufashwa kujya muri polisi ntabwo rero nakwikorera ntayo nishyura wibuka ko yavuye muri APR atari umukinnyi wicara yarakinaga ntacyo nishyura abakinnyi ngo baragiye barabyimba baryumaho uwo bagomba kwishyura rero yaragiye ngo aranungunika barakarira cyane abaregera Adera Murusha kubera ko uwabajyanaga ni nawe wazanye Adera Murusha urumva ati ntuzahamagane arababwira ati aba bakinnyi bataranyishyura izere ko ibyo bintu ari ibihuha twaba tugize amahirwe aramutse ari ibihuha kuko ikipe y'igihugu iramutse igeze ariko ibi mvuga ndakubwiza ukuri na Shema Fabrice perezida wa Ferwafa arabizi arabizi yagiye kubaza umutoza afite amakuru erega aba n'abanyamupira Fabrice yabaye perezida wa AS Kigali imyaka ingahe aba ni abanyamupira nta muntu w'umwana uri muri federasiyo amase yabimenye ibyo akabyihorera yakora iki wabikora wiki oya ntabwo ibyo bintu bibaho wabikora wiki nta kintu kurumva ni ibintu bitanditse sibyo uretse gukomeza gutega uvuga utewe na nzabafatira nta kintu abikoraho ureka umutekinisiye w'umutoza agakora uwo muntu urumva aregera Adera Murusha ngo uretse n'ubu ubundi ko inkuru ivuga ko ngo atazigera abahamagara ari muri ekipe y'igihugu uko bakwitwara neza kose in fact uramutse urebye sinzi ikintu wakenera kuri rage kiruta cyari gukora uyu munsi ushobora kumushinja fitness ariko twe ntabwo tubona tuvuge ko wenda atakina inota 90 muri ekipe y'igihugu none se ekipe y'igihugu ntikenera ari supposed kuyikina nibyo nabikuna aho niho nagarutsira ari amacenga ziriya Sparks igihe Taiba agiyemo iminota Taiba yakina Rageni yayikina iminota Gitego yakina Rageni yayirenza cyane naho ngaho Karenzi naho bizirikiye ni nayo mpamvu no kuza kwataka umunyamakuru runaka wamuvuze n'ubundi uwumuha raporo yo wamuvuze watatse inyungu ze nibyo agomba kuza agakora riposte ariko ubwo nyine mu byavuze ejo noneho ariko abantu barumva ikintu cyatumye abakinnyi bombi bataza muri ekipe y'igihugu kuko biri weird ni nabyo bakrititse biramurakaza kuko mu gutondagira umutoza yavuze ngo Mangwende ucumbagira ukuguru kumwe ufite ukuguru kumwe aracumbagira andutira abasigaye bazima ibyo rero ngiye kubigeraho umva context yabivuzemo nabanje kugira ngo arimo ararasa kuri Claude ariko yabisubije umunyamakuru amubajije ngo coach uwongeye kwakira Mangwende muri ekipe y'igihugu yaramaze yaravunitse ese fitness imeze gute ese ejo twakwizera ko uzamubanzamo yagaragaje ko atizeye fitness ya Mangwende vuga ati Mangwende amaze yaravunitse ati muri ekipe nibwo akigaruka ntabwo ahita umushobora mu by'ukuri ndimo ndavugana n'abafizio bandebera uko ahagaze ariko ntabwo nahita nkubwira ko ari 100% atariko mu gihe byaba ngombwa ko mukenera namukenera uko yabivuze dusesenguye yagaragaza ko atari mubanzemo ko ataragira mu gihe cyo kubanza muri ekipe y'igihugu arakomeza ashimira Claude kuko Claude amaze iminsi yitwara neza nimero 3 urumva ariko mu kujya gusoza niho yarekuye haravuga ati ariko urwego rw'abakinnyi urwego rw'uyu mukinnyi Mangwende ti namuprefera ngo n'umukinnyi mwiza ti ufite urwego rurenze rw'abakinnyi benshi mwirirwa muvuga hano muri shampiyona kabone niyo yabakinisha ukuguru kumwe ibyo yarasagaho emotion yabivuganye yarasaga kuri babakinnyi ashinjwa kudahamagara cyane kuri uwo mwanya ni Christian yavugaga ko nabwo avuga ko Claude ari umubanze mu mugoroba we yavugaga rero ni Christian ngo babandi bakina muri shampiyona uvuga uyu afite akaguru kamwe arabarusha ngo aruta babandi mwirirwa muvuga kanze ngashyiremo tukumve dusigaje iminota mike n'umuri nakantu gato k'umunota umwe ko ndumva nagakase nimugoroba nagashize kuri social media nagakase rwose Adera Murusha yabaye Adera Murusha kandebe aha nawe yatangarizaga itangazamakuru Amena dore yavuze na if I say he's 100%, he's not 100%, but it's good to back in the group because never I meet him from before. Vuga ngo mvuze ko ari ku rwego rw'100%.
mvuze ko ameze neza ijana ku ijana naba mbeshyi ariko nishimiye ko yagarutse muri groupe yavugaga nde Mangwende 100%, but it's okay if you compare it with the other players for the league here. I prefer Emmanuel with one leg, my friend. atariko umugereranyije n'abandi bakinnyi nubwo muvugamo muri shampiyona I prefer Emmanuel with one leg. Na prefera Emmanuel Mangwende ukuguru kumwe bro. Ni nko kuvuga ngo namuhamagaye nzi ko atari fit uko amaze yaravunitse. Erega byarashoboka ko amureka agahamagara Claude na Christian. Nibo bari gukina bari fit. Umwe akamusimbura undi muri equipe y'Igihugu. Oya Christian we uyimuvuga kuko na mbere yuko ahamagara Claude ntago yahamagaraga Christian. Arakandi bambwiye yahahengekaga Alex yarahamagawe Karenzi harakandi muri Gasogi Alex akinaga Karenzi harakandi ngo yabwiye ubuyobozi bwa Ferwafa anenga Christian ariko mbishe biri fani akahesenga Christian ngo akina azamuka cyane ngo ariko defensively ngo ari weak ni umuntu uri offensive cyane ariko ngo defensively ari weak none Adera Murushi kuva yakwintroduza Mabaya Fanuel Kavita agasangaho Manzi Thierry na Mutsinzanje kuri match ya Nigeria ntabwo yakinye back 3 none iyo ukinye back 3 lateral ukenera ibumoso ukenera Claude mu defenseur cyangwa ukenera Christian ukina uzamuka cyane harimo contradiction ikomeye sibyo uvuga ngo uramutse ukinye back 3 ya Kavita na Mutsinzanje na Manzi ugakenera umweriye ukina kuri gatatu na nimero 2 hagati ya Claude wo gutegana na Christian wo gukeba udukross na ziriya kufra wa preferande uri defensive cyangwa uri offensive n'urucabaye ejo Fabrice yari ku kibuga bahondagura witwa Fabrice nari narayebewe no guhuza amadots guhuza ngo ntabwo yarizasigara igetse kurinde nuvuga ngo Fabrice iyo ni impamvu yonyine kuba bindonyine nta mwirazi iyo mpamvu ari kubera ko utakizi kandi kanganyeganye cyane nta mwirazi Fabrice nta mwirazi